Shuti bakunze b'ijambo ry'Imana, bakunze ba Pasiteri Alice, Imana ibaha umugisha, turabakiriye muri iki kiganiro nk'uko bisanzwe. Hano tuganira amagambo y'Imana, ibiganiro mu buzima busanzwe, duhuza Bibiliya n'ubuzima bw'ino, amasengesho. Hano habera amagambo yo guhugura. Ndagira ngo nkwakire uhageze bwa mbere utarakanda kuri subscribe, ukande subscribe kugira ngo tuzajye tubana mu buzima bwa buri munsi, kandi wiyumvemo ikaze. Nshimira abantu bakoze subscribe n'abandi mwese mudufasha mu nkunga izo arizo zose. Imana ibahereze umugisha cyane. Uyu munsi nabone tugiye kuganira amagambo meza y'ubugingo, ariko ndagira ngo tubanze dufate umwanya mbanze mbiyegereze mu buryo bw'isengesho. Karibu no gusenga. Mana ishobora byose, ndagushimiye cyane ko uri umukozi w'umuhanga, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Uyu mwanya wumve gusenga kwacu, wumve kwinginga kwacu, uduhaye akanya keza kugira ngo tuze kuganiriza ubwoko waremye. Turasabye ngo umuntu wese ufite ikibazo abone igisubizo muri iki kiganiro, kandi iri sengesho rigere ku muntu ubabaye abone ibyishimo. Ndasabye kugira ngo umuntu urwaye akire, kandi umuntu ufite amadeni umuha ubwishyu, umushomeri umuha akazi, mucuruzi agira umugisha mu byo akora, ukorera abandi nawe yaguke. Urakoze ko uri Imana ishobora byose, kandi uri Imana ihindura ibyanze guhinduka. Byose mbisabye nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amena, amena. Yesu abaho umugisha mwinshi cyane. Tumaze iminsi tubaha ibiganiro kuri iyi YouTube channel yanyu. Ibiganiro tukabona mwabikunze, kandi tukabona no muri komanteri mwaduhaye courage, ndetse mwatwunguye n'ibitekerezo, bamwe baciye ku ruhande, abandi kandi mujya muri komanteri mutubwire icyo mukuyemo, icyo bafashije, uko mubyumva. Iyo nawe ni inkunga ikomeye, no gufata ikiganiro kigufashije ukacyoherereza nk'abantu 5 cyangwa 10, nayo ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Imana ibahereze umugisha mwinshi cyane. Ndagira ngo tutangire tuganire uyu munsi. Mbafitiye ijambo dushaka kuganiraho. Ndashaka kukubwira inshuti ukeneye mu buzima. Ngizi inshuti ukeneye mu buzima, nicyo kiganiro nshaka ko tuganira aka kanya. Birashoboka ko hari umuntu mu buzima utajya ugira inshuti kubera ko uko ateye. Nabyo si byiza mu buzima. Nimba nta nshuti ufite, waradeprimye, ukeneye kuganirizwa. Hari n'umuntu uvuga mu buzima ati ngiye inshuti mfite n'abana banjye, n'umugabo twashakanye cyangwa n'uwo twashakanye, cyangwa se ni mama cyangwa ni papa, nizo nshuti ngira. Nabyo ni byiza, ariko hirya yabyo hariho inshuti ubona ikurutira umuvandimwe. Ibyo nabyo bibaho. Uwiteka aguhe inshuti. Kandi iki kiganiro tugiye kuganira, sinirengagiza ko hari bamwe bakomerekeye mu rukundo, bakomerekejwe n'inshuti. Iyo umuntu ajya gufata umwanzuro ko azibana, ni ikimenyetso cy'uko yakomerekejwe n'inshuti. Ariko mu buzima ntukabeho mu buzima wenyine, kuko abantu barakenerana. Ntukabeho mu buzima bwo gufata decision yo kwibana, kuko iminsi yose ukenera abantu. N'urwara uzakenera abakurwaza, nunapfa uzakenera abagushyingura, nugira ibirori uzakenera abagufasha. Ibisubizo byawe biri mu bantu. Niyo mpamvu mu buzima ukwiye kugira inshuti. Ariko niyo mpamvu aya masaha nanjye nshatse kukubwira ngo ngizi inshuti ukeneye mu buzima. Izi nizo tugiye gusaba, kandi izi nshuti ukeneye mu buzima, iki kiganiro nucyumva nawe wimuke, ntiwumve ko izo nshuti ukeneye nawe ukwiye kuba uyu ngiye kuvuga. Ukwiye kuba uyu ngiye kuvuga, nawe ukaba inshuti, ukabera umuntu inshuti ku giti cyawe, ukabera umuntu inshuti. Ibi ngiye kuvuga ukabibera abandi, ukabera abandi urumuri, ukabera abandi urugero. Dore rero
iyi ndagira ngo dutangire tuganire. Ngize inshuti ukeneye mu buzima. Inshuti ya mbere ukeneye ni inshuti ikuzamura. Inshuti ikuzamura, iyo ni imwe mu nshuti ukeneye. Hanyuma rero iyi nshuti ikuzamura gute? Iyi nshuti ikuzamura mu ijambo ry'Imana no mu buzima busanzwe. Uyu muntu uramukeneye, iyi nshuti urayikeneye. Ifata umwanya ikakuzamura, ikabona hari uburyo yakuzamura mu buryo bw'ijambo ry'Imana, ugakura ugafashwa, no mu buryo kandi busanzwe bw'umubiri, ikakuzamura ukava kuri level imwe ukagera ku yindi. Yes, ukava mu buzima buciriritse ukagera mu buzima bukomeye. Iyi nshuti urayikeneye. Kandi iyo turebye uburyo Yonatani yabereye inshuti Dawidi, kandi Yonatani ari umuhungu wo kwa Sawuli mu banzi ba Dawidi, ariko iyi nshuti yitwa Yonatani muri Dawidi yamubereye inshuti imuzamura mu buryo bwo mu isengesho, imuzamura no mu buryo bw'umubiri. Iyi nshuti rero urayikeneye mu nshuti zose ukeneye. Nkwifurije ukwiye inshuti ikuzamura. Indi nshuti ya kabiri ukeneye mu buzima bwawe ni inshuti yigisha. Ni inshuti yigisha, inshuti ikwigisha, inshuti yigisha, muri make iza ikakwigisha. Hanyuma rero iyi nshuti yigisha ni umuntu ukugeza kure kurushaho wari ugeze. Yes, ikugeza kure kurutaho wari ugeze. Iyi nshuti igufasha gutekereza neza no gufata ibyemezo by'ubwenge. Nibyo, iyi nshuti rero ni nziza cyane, yigisha. Iyi nshuti yigisha mu buzima nuyigira uzagera kure. Mose yabayeho mu buzima yigisha Yosuwa. Yes, Mose yabaye umuyobozi mwiza, aba inshuti nziza kuri Yosuwa, amwigisha uko yayobora ubwoko bw'Imana, kugeza ubwo yajyaga namuzamukana imbere y'Imana agiye kumva amakuru y'Imana ivuga. Imana idufashe cyane. Mose abera inshuti nziza Yosuwa. Iyi nshuti yigisha rero urayikeneye. Iyi nshuti yigisha urayikeneye, ikwigisha uburyo wagera ku nzozi zawe, ikwigisha uburyo wabana n'Imana, ikwigisha uburyo washora 5 gatanu 10, ikwigisha uburyo wabana n'Imana wagutse, ikwigisha uburyo wagira imirimo ukorera Imana. Iyi nshuti ya kabiri nayo irakenewe mu buzima bwawe. Dore indi nshuti ukeneye mu buzima ni inshuti isenga. Inshuti isenga mu buzima, nimba utagira inshuti isenga, muraza kwihangana ndi umushumba ariko nkaba ndi n'umunyamwuka. Ibintu byanjye byose mbyigisha mbijyana mu mwuka, ariko nyura no mu buzima bw'ino aho utuye kugira ngo basi ngufashe kubyumva. Nutaza kumva nshyizemo inshuti iz'abapolisi, iz'abasirikare, iz'abaganga, ahangaha muri abangaba ndi kukubwira, waba umuganga uzamura abandi, waba umupolisi usenga, waba umusirikare wigisha, aha muri isangamo turi kuvuga ku muntu, turi kuvuga ku matitiri. Imana itugire neza cyane. Iyi nshuti ya gatatu rero ni inshuti isenga. Iyi nshuti urayikenesha mu buzima. Ino nshuti urayikeneye kuko iyi nshuti isenga, ikiza cyayo ikuzamura no mu gihe utamubwiye ngo agusengere, aragusengera. No mu gihe utamuhaye icyifuzo aragusengera. Iyi nshuti isenga urayikeneye cyane. Uzi ko iyi nshuti isenga ijya ikubera urukuta no mu gihe cy'intambara, no mu gihe cy'intambara, mu gihe cy'ibibazo, mu gihe cy'ibigeragezo. Iyi nshuti isenga irakuzamura. Ndashaka kuguha umukoro uze gusoma mu gitabo cy'Abaheburayo, rwandiko rwandikiwe Abaheburayo, igice cya 10 umurongo wa 24 n'uwa 25. Uyu kindi gice kijyanye n'ingingo mvuze ya gatatu y'inshuti isenga.
iyo ubana n'umuntu usenga akubera urukuta mu gihe imyambi y'umubi yaje, mu gihe guterwa byabayeho, iyi nshuti ikubera urukuta mu rwego imbaraga zishobora kutagufata z'abazimu cyangwa z'ibindi bintu bikurwanya. Kubera iki? Wagize amahirwe y'inshuti isenga, mu buzima uramukeneye kuko uyu muntu arakuzamura. Imana idufashe. Dore indi nshuti ya kane ukeneye mu buzima bwawe, ni inshuti y'ukuri. Inshuti y'ukuri, inshuti y'ukuri ni bwoko ki? Ni inshuti itakuryarya, ni inshuti itagucenga, ni inshuti ifite ukuri. Kandi Bibiliya nayo iravuga ngo muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzababatura. Mu buzima Imana izakurinda umuntu utagira ukuri. Umuntu utagira ukuri mu buzima bwo kuba mubana nk'umugabo n'umugore aragucanga. Umuntu utagira ukuri niyo ari umwana wabyaye aragucanga. Umuntu utagira ukuri niyo ari umuturanyi aragucanga. Umuntu utagira ukuri niyo ari umukozi ukoresha aragucanga. Imana izakurinde kubana n'umuntu utagira ukuri. Inshuti y'ukuri rero irababara ikakubwira, kuko sindyarya, sincabiranya, sincakura. Iyi nshuti y'ukuri irababara ikakubwira kandi ikagukunda bihagije, ikanakumva. Iyo yababaye irakubwira inshuti y'ukuri, iyo iburayi irakubwira, iyo bamwirukanye mu nzara arakubwira, iyo yahuye n'ibibazo arakubwira, kuko akwiyumvamo, kuko ni inshuti y'ukuri. Iyi nshuti rero urayikeneye mu buzima bwawe. Kandi inshuti, reka nkubwire, ubundi ibikomere by'inshuti biruta imitoma y'umwanzi. Subiye n'umugani nciyera, sinzi nimba ari umugani nciye, sinzi nimba ari ijambo ry'ubwenge, sinzi nimba ari ijambo ryahindura imyumvire, ariko ibikomere by'inshuti biruta imitoma y'umwanzi. Iryo jambo nawe ndariguhaye uzarikoreho ubushakashatsi. Dore indi nshuti ya gatanu ukeneye mu buzima bwawe. Mu buzima bwawe ukeneye inshuti iguha amahoro. Inshuti iguha amahoro. Muri izi nshuti mfite birashoboka ko waba warabanye n'umuntu witwa ko ari inshuti ariko akubuza amahoro. Akubuza amahoro, nguriza 5, nguriza 10, urabizi uri inshuti yanjye, ntizi imodoka, akaze sanse mazemo banamwandikiye ko bamwandikiye controversion. Nuko iyi nshuti ikubuza amahoro, ikubwira iti ntiza ya televiziyo, hari ibintu ngiye guturuna hariya, ntiza umwana ntwaze, harantu ngiye, ntiza. Hari inshuti ikubuza amahoro, ariko Imana iguha inshuti iguha amahoro. Mu nshuti rero zindi ukeneye inshuti ya gatanu, iyi nshuti iguha amahoro urayikeneye. Urayikeneye kuko uyu muntu ntabwo agukururaho amakimbirane, ni inshuti y'amahoro. Kuko nasomye ijambo muri Bibiliya riravuga ngo imbuto z'umwuka zibibwa mu mahoro n'abahesha abandi amahoro. Iyi nshuti iguha amahoro urayikeneye pe, haba mu buzima bwa roho, haba no mu buzima bw'umubiri. Ino nshuti iguha amahoro irakenewe. Reka nkubwire indi nshuti ikomeye ukeneye. Indi nshuti ya gatandatu iryoshye, ikunditse, yubashywe, ndayigutuye. Iyi nshuti ya gatandatu, inshuti yubahiriza impano yawe. Inshuti yubahiriza impano yawe. Ni ukuvuga ngo ino nshuti ibona kure, ireba kure, mbega nimbonera kure ku mugani w'Abarundi. Ikubwira ibyo ushoboye. Iyi nshuti ikubwira ibintu ushoboye, rimwe na rimwe ukaba utabigiyumvagamo, nka kurya Uwiteka yabwiye Gideyoni ngo ugira imbaraga ukagira n'ubutwari. Gideyoni ati gute se? Iyi nshuti yubahiriza impano yawe, ibona ibyo ushoboye, ihora ikubonamo,
ibyo ushoboye kandi ikanabigushyigikiramo. Hari igihe ibona ushoboye kuririmba ikakwishyura studio, ikakwishyura umukameramani ugasohora amashusho. Iyi nshuti ibona ibyo ushoboye ni nziza cyane. Hari igihe ibona ushoboye kuvuga ijambo ry'Imana ikagutera inkunga ukagera kure. Iyi nshuti ndayigutuye pe, yubahiriza impano yawe. Nanjye ndayikeneye no nshuti yubahiriza impano Imana yashyize muri iki. Inshuti yubahiriza impano yawe Imana yashyize muri wowe, irayisapotinga, ikaba yanagutegera indege itinda kujyana muri iki gihugu ujye kuvuga, ikaba yanakuriza indege itinda kujyana naho uvuge, kuko iyi nshuti urayikeneye. Iyi nshuti ntabwo igikumanura, ahubwo irakuzamura. Iyi nshuti ntikugirira ishyari niyo wakunzwe wahitinze, ariyeranja agakora ibindi bintu bikuzamura hejuru bituma uhitinga. Mbega inshuti nziza. Iyi nshuti irakenewe. Reka nkubwire indi nshuti ya karindwi. Iyi nshuti nanjye Imana yimwe. Uzi inshuti ya karindwi Imana ibonye ko ukeneye mu buzima ikabizanye, ni inshuti itagiguca intege. Waba waguze imodoka ntaze kukubwira ati izaguhombera, waba waguze ikibanza ati aha wakiguze ni habi, waba waguze umwenda ngo ni mubi, waba urimo umwereka business uri gukora ati ibi ntibizavamo, Imana iguha inshuti itagiguca intege. Ibyo ukoze byose byiza ikakubwira ko bizagenda neza. Ikintu cyose cyiza ukoze ikakubwira iti bizagenda neza, komeza, ibi bizagenda neza, bizacamo, na runaka yarabikoze biragenda, bizagenda, humura, kuraje, mbere ni heza, bizagenda. Iyi nshuti mu buzima urayikeneye. Kandi iyi nshuti ishobora kuza ikakurutira umuvandimwe. Ngira ngo turabyemera ku inshuti nziza ishobora kukurutira umuvandimwe. Imana itugirire neza cyane. Dore rero indi nshuti ya 8 irajya kugira n'isano gato n'iya 6. Kuko iya 6 ni inshuti yubahiriza impano yawe, ariko inshuti ya 8 ni inshuti ivumbura impano yawe. Inshuti ni nziza cyane, ivumbura impano iri muri wowe. Iyi nshuti ibona ubushobozi bukurimo imbere, kandi wowe utarabubona. Reka tujye muri Bibiliya turebe aho byabaye kuri hagati Paulo na Timoteyo. Paulo yavumbuye impano iri muri Timoteyo. Haleluya. Aramubwira tumva Timoteyo, sesa impano yawe ikurimo, sesa ijambo rikurimo, sesa ubuhanuzi bukurimo, sesa impano yawe ikurimo. Kandi iyi nshuti ivumbura impano yawe akenshi iranayirera. Njye nagiye ngira abantu nk'aba bamenye impano zindi. Mara umushumba wanyoboye naramubabwiye cyane, Reverend Ngamije Viateur, yamenye impano ziri muri jye, agerageza kuzizamura, agerageza kujya njyana ku ma stage amwe namwe, akama mikrofone wakicara havuga, akakomeza kuzamura impano, akambwira aho nabivuze nabi, aho najijenganije, aho nabyishe, aho nacitse intege. Iyi nshuti ivumbura impano iri muri wowe. Iyi nshuti urayikeneye, Imana yiguhe. Kandi iyi nshuti igerageza kugutuma waguka. Imana ishimwe. Dore inshuti ya 9. Inshuti ya 9 ukeneye ni inshuti igucyaha mu rukundo. Kuko hari inshuti igucyaha mu rwango, igucyaha muri kamere, igucyaha mu kugusuzugura no mu kugusuzuguza. Iyi nshuti igucyaha mu rukundo urayikeneye, kuko iyi nshuti ni nziza, ntiyatuma useba.
urumva sha iyi nshuti ni nziza ntiyatumuseba kuko muri uyu murimo dukora w'ivugabutumwa hahirwa umuntu ugira bene iyi nshuti imuhugura imubwira iti ibi bintu wabivuze nabi, ibi bintu wigishije nabi, witwaye nabi, ubutaha uzakosora iki, usibye ko muri no minsi ugira gutyo ukanakosora n'umuntu ahubwo agashaka kukwereka ko ukiri hasi. Iyi nshuti ntiyatumuseba, iyi nshuti gucyaha mu rukundo, ijya no kumva uko bakuvuga, ijya no kumva ukuntu barimo bakuvuga hirya iyi nshuti igucyaha mu rukundo, inaneka ukuntu aho wavuye bakuvuze, ikaneka n'amakosa wakoze. Ishobora no kwicara hariya uri mubwiriza cyangwa uri kuririmba cyangwa uri gusoma disikuru cyangwa uri gutanga amahugurwa runaka, akaza kugucyaha mu rukundo akavuga ati ariko ibintu uvuga si byo, uravanga icyongereza n'ikinyarwanda, ikindi nta muntu ujya imbere y'abantu bakomeye yambaye kuriya. Iyi nshuti ni nziza cyane gucyaha mu rukundo. Inshuti tugiye gusorezaho rero ni inshuti kurwanirira. Iyi nshuti kurwanirira ni inshuti nziza cyane kuko iyi nshuti ntitinya kukubera ijwi mu gihe abandi bacecetse. Uyaba ingabo mu gihe cy'intambara yawe. Ni nziza cyane ino nshuti, ndayigutuye, Imana iguhe. Iyi nshuti ifashe umwanzuro wo kuba ingabo mu gihe cy'intambara yawe. Iyi nshuti idatinya kukubera ijwi mu gihe abandi bacecetse. Iyi ni inshuti nziza ikurwanira. Izi nshuti rero urazikeneye, Imana iziguhe. Nsoza ndagira ngo nkubwire ngo ese inshuti ufite, ubundi hariho umuntu wavuze ngo mbwira abo mugendana, ndahita nkubwira uwo uriwe mu buzima. Ibibana n'inshuti zishoboka zirimo izi ngizi mvuze n'izindi wenda tuzavuga, kuko ndashaka no kukugira inama y'inshuti ukwiye kugira ngo ugere no ku nzozi zawe. Kuko hari inshuti zica inzozi, hari inshuti zitera umwaku, hari inshuti zica amahirwe, hari inshuti zikuvuga nabi aho bagutumiye, hari inshuti zikuvuga nabi aho bagukunze. Izi nshuti ndashaka rero kukugira inama. Gira inshuti zubaka, gira inshuti zisenga, gira inshuti zisobanutse, gira inshuti zivuga ukuri, gira inshuti zikuzamura, ugira inshuti zikurinda, apana aba bodyguard, zikurinda, zigukavaringa. Gira inshuti zikunezererwa, gira inshuti zizamura inganzo yawe. Wazumvise? Ngizi inshuti ukeneye mu buzima. Imana ibaho umugisha rero abantu twari kumwe, kandi ndabakunda, Imana ikandusha. Ndagira ngo dufate uyu mwanya kugira ngo dusenge, kandi mu kubasengera ndumva ashaka kubirukanaho inshuti mbi zidafite umumaro, z'indyarya zakwihishemo, ziza ahubwo gushaka amakuru kugira ngo zijye gukora ibyo wari ugiye gukora. Imana iguha inshuti z'umumaro, iguha abantu bafite inzozi nzima, iguha abantu baza gusohoza inzozi zawe, iguha abantu baza gusapotinga impano yawe, iguha abantu baza gusapotinga iterambere ryawe, iguha abantu baza kukukavaringa, iguha abantu baza kukurwanirira. Imana iguha inshuti zakuvugira ibuhara nk'akara. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Kuko twatangiye dusenga, reka dusoze dusenga. Mana ishobora byose, turagushimiye cyane kuri Imana y'ukuri, uri Imana y'urukundo. Turagushimiye ko watubambiye amahema, turagushimiye ko waturwaniriye. Izina ryo rihabwa icyubahiro. Tubonye inshuti dukeneye, kandi abantu bankurikiye bamwe basanze bari bafite izibabeshya, abandi basanze bari bafite inshuti zibacanga, inshuti zibastressa, ariko dusabye inshuti nzima. Muri iki kiganiro dukoze dutangiyemo n'icyifuzo, uduhe inshuti nzima, uduhe inshuti zisohoza inzozi zacu, uduhe inshuti ziturwanirira, uduhe inshuti zitwubaka,
uduhe inshuti zidusengera, uduhe inshuti zituvuganira, uduhe inshuti ziturwanira ishyaka. Turagushimiye kuri Imana ibikoreye kwiyubahisha, mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane, n'ubundi tuzakomeza kuganira, tuzakomeza guhura mu bindi biganiro. Nakagaruka uyu munsi muraza kwihanganira uko dushoje, nakoze ikiganiro ndi gukora n'akazi ko kwifata video, nimuza kubona nshoje nisimbukuruza. Uyu munsi nakoze ikiganiro ndi n'umukameramani.